turabashuje inshuti bakundwa bene data kandi twishimiye kongera kubana namwe tubahaye ikaze muri uyu mwanya ku ijambo ry'Imana. Turashima Imana ko tugiriye neza twabukeye amahoro tukaba twongeye guhagarara muri uyu mwanya kugira ngo tubane namwe. Turabiyegereje rero bene data bakundwa abakozi b'Imana muri hirya no hino kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana ry'uyu mwanya Imana yaduteguriye kugira ngo ritugirire umumaro. Ndabashuje rero mwese mu izina rya Yesu, abankurikira batwumva batubona mwese Imana ibagire neza kandi ibahe umugisha. Ni ikaze rero, ni Pastor Mary ubasuhuza kandi ubiyegereza mu izina rya Yesu. Karibu Pastor, usuhuze nawe. Pastor Imana ibahe umugisha, turabasuhuza no kuri mu izina rya Yesu kandi tunejejwe n'uyu munsi mwiza Imana iduhaye kugira ngo twongere twumve ijambo ry'Imana. Turavuga rero ngo ni karibu, ni ukuri tubahaye ikaze abakunzi b'ijambo ry'Imana muri benshi, abatubona abatwumva mwese turabiyegereje kandi turavuga ngo ni karibu muri uyu mwanya. Imana rero ibahe umugisha, uri kumwe na Pastor Kabanyana. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Reka twinjire mu mwanya mwiza wo gusenga. Data wera mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikomeye kandi ikiranuka y'ukuri, turagushimye Mana yacu, tuguhaye icyubahiro. Uri Imana nziza yo kubahwa, uri Imana nzima, ukora ibikomeye n'ibitangaza, natwe tuguciriye bugufi ngo ushyirwe hejuru. Nyaguhora ku ngoma Uwiteka, duhaye ikaze umwuka wawe wera muri uyu mwanya kugira ngo aze avugane n'imitima y'ubwoko bwawe, avugane natwe, ayobore amagambo yo ku rurimi rwacu. Nyir'ingabo Mana, nawe uvugane n'ubwoko bwawe. Twakiriye kubaho kwawe kose kugira ngo abe ko kuganza muri uyu mwanya. Icyubahiro nikikomeze kuba icyawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turasenze, amen. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Ni ukuri tunejejwe n'Imana yacu, iba yatugiriye neza. Kongera kubona ubu buryo bwo gukora uyu murimo biratunezeza, bitugwa neza. Twumva ari umugisha kuri twe cyane ndetse no kuba twumva no kuba dukurikira mwese. Niyo mpamvu rero tuba tunezerewe kandi dushima Imana. Dufite ijambo uyu munsi twateguye ryiza kandi cyane. Ijambo rijyanye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, ubuzima bwacu bwa buri munsi tugomba kubaho kandi twubaha Imana. Yesu nashimwe cyane. Yesu ashimwe. Twaje rero guhangana n'ikintu cyitwa inyota cyangwa se irari ry'ubuzima abantu ku isi babayeho baba bafite. Iki ni ikintu kamere karemano umuntu wese aba yararemanywe. Umuntu iyo avutse aba afite kwifuza, ahora afite kugira ibyo yifuza. Akiva mu nda akigera ku isi aba afite kwifuza. Uko kwifuza rero kugenda gukura, uko umuntu akura, uko umuntu agira n'ubwenge, kugenda gukura mu buryo butandukanye. Ariko ndashaka kuvugana nawe wizera Imana kandi nawe utari wizera. Iki kintu kiragufataho, kiradufataho twese, kirabafataho mwese. Yesu ashimwe cyane. Twavuze rero ko irirari cyangwa se ukugushaka cyangwa se twayise inyota. Iyi nyota nta hantu yashirira muri iyi si. Gushaka, ukukwifuza, kuguhirimbana, nta kintu cyo mu isi, nta butuzi bwo mu isi, ntacyo ujya ugeraho ngo unyurwe. Yesu nashimwe cyane. Yesu wenyine niwe utuma abantu banyurwa. Muri ubu buzima nta kunyurwa kubamo keretse Yesu wenyine. Iyi nyota rero twayise inyota, nta wundi muntu ujya uyimara ni Yesu. Bavuze ngo rero amazi Yesu atanga niyo amara inyota. Haleluya. Ayo yonyine Yesu atanga niyo amara inyota. Ushobora kugira inyota y'ibintu bitandukanye, ushobora kugira inyota y'ubukire. Gatuvuga inyota y'ubukire. Ugahirimbana, ugakora, ukavuga utariko ningera kuri ibi nzashima Imana, nzajya mu rusengero, nzasenga, nzihana, nzakizwa. Wabigeraho ugasanga ufite umwenda munini wo kugera kuri biriya bindi. Yesu ashimwe cyane. N'ubundi uko ugerageza kwigira imbere, ubwo ndavuga ku ruhande rw'utera imbere bikunda, uko ugerageza kwigira imbere niko nanone ugira undi mwenda mu buzima wo kugera ku bindi kugeza ushoje urugendo rw'ubuzima. Rero ubu buzima, iyi nyota yo mu buzima
ntabwo igishira keretse ubishyizemo Yesu. Haleluya. Yesu wenyine niwe umara inyota yo mu buzima. Ugashobora gukora nibyo, ugashobora gushakashaka nibyo, ariko ufite kunyurwa. Yesu ashimwe cyane. Pastor, reka dusome ibyanditswe byera. Tugiye gusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Turahera ku murongo wa 10. Ntabwo ndi hasome amagambo maremare cyane, ndaza gusoma amagambo makeya, ndaza kubwira atari menshi cyane. Ibice 4. Iyi ni inkuru abasomyi ba Bibiliya tumenyereye. Ni inkuru y'umudamu w'umusamariyakazi wari uhuriye na Yesu ku iriba rya Yakobo, ku iriba ryabo ry'umurage rya basogokuruza. Noneho batangira ikiganiro, Yesu amusaba amazi. Ariko suko Yesu yari afite inyota yari amazi, nuko yarebaga inyota iri muri uriya mudamu. Aravuga ati iki kiganiro kigomba guhera ku kintu kimara inyota. Noneho ikiganiro kikagenda neza, kandi koko cyagenze neza. Rero uransomera uhereye ku murongo wa 10, umanuke hepfo aho ngaho ndaza kubwira. Kadusome mu izina rya Yesu, ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 4 uhereye ku murongo wa 10. Yesu aramusubiza ati, yaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Yego. Undi ati, databuja, kudafite icyo uyavomesha n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Yego. Mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iriba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Rekeraho Pastor, Imana yo mu ijuru iguha umugisha kandi kugirire neza. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nkuko nari mvuze rero, ikiganiro cyatangiriye ku mazi, ku nyota. Yesu yigaragaje nk'umuntu ufite inyota. Haravuga ati, mugore wampaye utuzi two kunywa. Hanyuma umugore azana iby'amateka y'Abayuda n'Abasamariya, ariko Yesu aravuga ati, iba wari uzi rero, iba wari uhishuriwe, iba wari umenye umuntu ugusabye amazi, ubugize vuba, hanyuma ukamuhayo yawe, ayo ngayo atakumara inyota, nawe akaguha amazi akumara inyota, kandi amazi y'ubugingo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Uyu mudamu rero we yinjiye mu kiganiro azi ko ari amazi asanzwe ari yiriba Pastor, azi ko ari amazi, azi ko Yesu amubwira kumuha ku kibindi akagotomera, ariko ikomeje gusoma usanga ntaho yayanyoye. Ariko Yesu yarebaga mu bugingo, yarebaga inyota yo mu bugingo, yarebaga ukuntu ameze nabi, yarebaga igihe yahereye atarimo ashira inyota. Aravuga ati, noneho nguranira. Yesu ashimwe cyane. Cyangwa se ngwino nkuguranire, nzanira ayo mazi wanyoye kuva ugeze ku isi, ayo ngayo atakumara inyota, yatange. Mbese ubu wakwibaza ko aya mazi Yesu yavugaga ari ay'iriba rya Yakobo, cyangwa yavugaga bwa buzima tubayemo buri munsi kandi ntitunyurwe, bwa buzima duhoramo ntitunyurwe. Dore ukora ibyaha byose ntunyurwa. Uyu mugore yari umusambanyikazi, kuko ikiganiro gikomeje byageze kuvuga ngo genda uzane umugabo wawe, nta mugabo mfite. Yesu aramurondora aravuga ngo ufite abagabo 5, kandi n'undi wari ufite si uwawe. Yari afite inyota y'ibintu byinshi, ariko hano Yesu yagaragaje abagabo. Yari afite abagabo benshi, ariko ntiyigeze anyurwa. Uwa mbere ntiyamunyuze, ageze aho agira 5 icyarimwe. Noneho ngira ngo uwa saa moya, uwa saa 5, uwa nimugoroba, uwa nijoro, ntago mbizi, ariko ntiyigeze anyurwa. Yesu yabonaga mu bugingo iri ahantu hahangaye, hadashobora kunyurwa n'ubuzima bw'isi, hadashobora kunyurwa n'aya mazi. Aha ku murongo wa 13 yavuze ngo umuntu wese unywa aya mazi, ntago yavugaga mu by'ukuri ririya riba,
ntabwo yavugaga ririya riba rya Yakobo, yavugaga ubuzima bwo ku isi. Umuntu wese ukora ibyaha ashaka kwinezeza ntabwo azigera anyurwa, ntabwo azigera ashira inyota. Umuntu wese wenda reka tuvuge ngo nk'umuntu wiba, hari ubwo utekereza ngo nageraho azagwiza arekeraho, ariko ahera kuri gato, atangira buhoro, atangira yiba udufaranga niba ari umwana, akazagera igihe ingesi igakura, kuko aya mazi ntabwo amara inyota. Ubu buzima, irirari ry'ibyo muri ubu buzima ntabwo binyura umuntu, ahubwo ukazumva ngo asigaye atobora amazu, cyangwa se ukumva ngo asigaye yibisha ikoranabuhanga ibintu biteye ubwoba. Yesu ashimwe nshuti bene data. Ndagira ngo mbabwire ko iyi nyota y'isi umuntu wese ayivukana, ariko ntabwo ishobora gushira. Uzigenzure, wenda watangiye kunywa, reka tuvuge kunywa inzoga, wumva babyita inyota nabwo, wumva unywa rimwe ku munsi, simbizi, cyangwa rimwe mu cyumweru, cyangwa uko ariko kose, ugasanga unywera n'ubufaranga bukeya ugerageje nayo ikoresha. Bigeraho bigenda bikura, bigutwaza igitugu, unywera icya kabiri cyayo winjiza. Bigeraho bikura, hari n'abanywera yose binjiza, agasigara atiyambika. Niba afite umuryango, ugasigara umuryango ubayeho mu buzima bubi, ariko yarwanaga no gushira inyota. Yarazi ngo nanywa icupa rimwe inyota irashira, anyoye rimwe yumva akeneye irya kabiri. Birakura, bigera ku ikaziye, bigera ku bindi, ngira ngo birenze ikaziye. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo nkubwire ngo inyota y'ubu buzima ntabwo ijya ishira. Ntabwo muri ubu buzima wapfa kunyurwa, urashakashaka ariko ntunyurwa. Yewe hari ibyo ugeraho ariko ntubibona. Ukora ushaka ubuzima, ushaka amafaranga, ntabwo uyabona. Ikimenyimenyi ntusinzira. Iyo ugeze ku buriri utekereza, utangira gutekereza ejo, keretse wenda wa wundi widorose n'ubundi agasinzira atari nko gusinzira nko guhwera, utangira gutekereza ejo. Nyamara ubwo ejo hataraza, wowe muri wowe harimo inyota ikwishyuza ejo. Noneho ubwo buzima ntabwo tuvuga kudakora, ahubwo turavuga kunyurwa, turavuga gushira inyota, turavuga guhazwa. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Turavuga kumva umudendezo. Erega utinda mu kintu kikakugira imbata, niyo kaba akazi kakakugira imbata, kakagukoroneza, ntube uw'umudendezo. Nyamara Yesu aduhamagarira kuba umudendezo, ukora umurimo wawe, ukorera abandi, wikoresha uko ariko kose, ariko uri umuntu w'umudendezo mu mutima wawe, ufite kunyurwa, ufite kubohoka, ufite kunezerwa. Iyo bitameze bityo, uba ufite inyota uhora ugaburira ariko idateze gushira. Haleluya. Tugiye kureba umugabo umwe wagerageje kwimara inyota. Yarakoze pe, yakoze ibishoboka kugira ngo yumve ko iki cyaka cy'ibyisi cyatuza, ariko uko agerageza kuzamuka icyaka kikamurusha, uko atera intambwe icyaka kikamurusha, nawe asoza abonye ko ari ukurushywa n'ubusa. Nshuti mukundwa, nagira ngo nkubwire ngo ibyo wirushyamo byose hatarimo Yesu ntuzigera unyurwa. Yesu niwe umara iyo nyota, Yesu niwe umara iyo nzara, Yesu niwe. Uyu mudamu nubwo tutakomeje gusoma, yari afite ikibazo gikomeye. Yaganiraga na Yesu, yatekereje yuko hari uburyo Yesu ari muha amazi yo kuvoma mu kibindi, yo gukaraba no gufura no guteka n'ibindi, ariko Yesu yamubwiraga amazi yayandi y'ubugingo, yamubwiraga yayandi umuntu anywaho agashira inyota, yamubwiraga yayandi umuntu anywaho agatandukana n'ibyaha, irari ryo gukora ibyaha uko bukeye uko bwije rigapfa. Yesu nashimwe cyane. Ayo niyo yamubwiraga, avuga ati unyemereye tukagurana, washira inyota ukaruhuka. Erega umuntu abahangayitse, ibyaha birahangayikisha. Reka dusome hano mu mubwiriza. Ye gusoma mu gitabo cy'umubwiriza, turasoma mu bice byaho bibiri. Mubwiriza ibice bibiri, basi reka duhere ku murongo wa 4 tumanuka aho ngaho. Ni inkuru y'umubwiriza. Umubwiriza ni Salomo mwene Dawidi wabaye umwami wa Isiraheli yose.
ategeka imyaka 40 yayibonyemo ibintu byinshi cyane. Bibiliya itubwira ko yimye akiri muto, ariko amaze kwima hari ibintu yagiye abona, hari uburyo yabayeho nawe yumva biramurenze. Reka dusome uhereye ku murongo wa 4 umanuke hepfo uraza kugera ku murongo wa 11. Ubwiriza ibice 2 uhereye ku murongo wa 4. Nikoreye imirimo ikomeye, niyubakiye amazu, nitereye inzabibu, nihingiye imirima n'imirima y'uburabyo izitiwe, nyiteramo ibiti by'amoko yose y'imbuto ziribwa, nifukuriye amariba y'amazi kugira ngo nyavomerere imirima yororerwamo ibiti. Niguriye abagaragu n'abaja, babyarira abandi mu rugo rwanjye, kandi ngira ubutunzi bwinshi bw'amashyo y'inka n'imikumbi y'intama. Ndusha abambanjirije i Yerusalemu bose. Nirundanyirije ifeza n'izahabu n'ubutunzi buherereye ku bami buvuye mu ntara zose. Nishakiye abaririmbyi b'abagabo n'abagore n'ibinezeza abantu n'ibicurangwa by'uburyo bwose. Nuko ndakomera kandi ndusha abambanjirije Yerusalemu bose kunguka, nkomeza n'ubwenge bwanjye, kandi sinimye amaso yanjye icyo yifuza cyose. Nta munezero wose nimye umutima wanjye, kuko umutima wanjye wishimiraga imirimo yanjye yose. Ibyo nibyo byari ingororano z'imirimo yanjye yose. Maze natekereje imirimo yose y'amaboko yanjye n'imiruho yose niruhije nkora, nsanga byose ari ubusa, ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga, kandi nta gifite umumaro kiriho munsi y'ijuru. Rekeraho ngaho. Yesu ashimwe cyane. Uyu nguyu ni umubwiriza cyangwa se ni umwami Salomo. Twumvise ubuhamya bwe uburyo yitaka, nawe avuga ibintu yakoze byose, ngo yarwanaga n'iki no kwiha umunezero. Aravuga ngo nta munezero n'iyindi, nahinze imirima, nahinze indabyo, nafukuye amariba, niguriye abaja n'abagaragu. Yesu ashimwe cyane. Nashatse ibicurangisho, mbese yakoze ibintu byinshi. Hano ntiyavuzemo n'abagore, yashatse n'abagore benshi kugira ngo umutima we unyurwe, kugira ngo ya nyota ryarari ry'ibyiza ry'ibyisi ry'ibigaragara rishire. Ariko uko bukeye nuko bwije akongeraho, kuko yari afite ubwo bushobozi, yongeragaho akavuga ati noneho ngira ngo igituma umunezero wanjye utuzuye nuko ntarashyiraho n'iki ngiki, akagishyiraho. Yesu ashimwe cyane. Akongera akavuga ati ariko ahari iyo nongeraho n'ikindi, iyo nongeraho noneho n'amariba, iyo nongeraho noneho n'ibicurangisho n'abacuranzi, iyo nshaka noneho amakorari. Yesu ashimwe cyane. Akavuga ati nicyo kibura kugira ngo umutima wanjye wumve unezerewe kandi uguwe neza. Akabazana ibyo atekereje byose akabizana, ndetse aravuga ngo yarushije kunguka abamubanjirije. Nawe yarihamije, ariko hari n'ahandi byanditswe bimuhamya. Yesu ashimwe cyane. Ibyo byose arabikora, arangije ashaka abagore. Ugiye hariya mu bami mbere, ashaka n'abagore, byose arabikora, umunezero we wanga kuzura. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo ikintu byakoze, amaze gushaka abagore, ashaka n'abanyamahanga,
bagenda bazana ibigirwamana byabo kuko bari abanyamahanga batazi imana ya Isiraheli, batuma umutima we uva ku mana ya Isiraheli, atangira gukorera ibigirwamana by'abagore be, atangira gushaka kunezeza abagore, aragenda ajya kure aragwa. Bibiliya iravuga ngo yaraguye, agushwa n'abagore, agushwa no gushaka kwimara inyota. Yesu ashimwe cyane. Shuti mwene data mukundwa unyumva, nagira ngo nkubwire iki ngiki, uko uzarushaho kugerageza gushaka kwimara inyota, kwinezeza, kwinjira mu kindi kintu giteye amatsiko utarageramo, niko uzaburushaho kugira inyota nyinshi y'irari ry'iby'isi, niko uzaburushaho kujya kure cyane y'Imana. Niba uri umuntu wigeze gukizwa, uyu mugabo Salomo yima Bibiliya ivuga ngo yimye ari muto, ariko yakoze ikintu gikomeye. Yaravuze ati ubwo nimye ndi umwana, reka njye gushaka ubwenge aho buri. Azamuka umusozi arasenga, asaba Imana ubwenge. Amanutse ku musozi, ikintu yahuye nacyo bwa mbere ni urubanza rw'abagore babiri b'abamaraya bari babyaye, umwe aryamira umwana we. Urwo rubanza amaze kuruca pastor, Abisirayeli bose ngo baramutinye kandi batangazwa n'ubwenge bw'Imana bumuriho. Yesu ashimwe cyane. Urumva ko yari yakoze ikintu cyiza cyane, ariko amaze gukomera mu bwami, ashaka kunezeza umutima, agira inyota y'iby'isi, ashaka gushira inyota nk'abantu, akomeza gushaka, akomeza kongeraho. Ntabwo yigeze ashira inyota ngo agubwe neza, ahubwo amagambo yose muri iki gitabo asoza avuga ngo byose ni ubusa. Yesu ashimwe cyane. Hari naho asoza avuga ngo yasanze ikiruta ibindi ari ukubaha Imana. Yesu nashimwe cyane. Shuti mwene data, nagira ngo nkubwire ngo niba ufite n'ibyo ugerageza kugira ngo wumve ku mutima watuza, ntabwo uzigera utuza. Uzabigeraho n'ubundi umwenda inyota yongere kubwire ngo nabiriya, bisoze Imana idafite umwanya muri wowe. Ariko umva inama tukugira, banza uzane Yesu mushyiremo, niwe uzatuma unyurwa. Haleluya. Uyu mugore bahuye twumvise mbere, ntabwo yigeze anyurwa nubwo yari afite abagabo batanu n'undi wa gatandatu yari afite uwo munsi. Ariko amaze guhura na Yesu, amaze kuvugana na Yesu, buriya yatangiye kwakira ya mazi Yesu atanga. Haleluya. Arangije ngo asiga ikibindi cye. Kandi wumve ikiganiro cyatangiye abwira Yesu ati ntabwo ndi buyaguhe, kandi nawe ntufite ukuri buvome. Ayuvuga nturi buyame, nta kivomesho ufite. Nanjye sindi buyaguhe, muratunena muvuga yuko ari mwe mufite Imana. Ariko byashoje umutima we unyuzwe, yumvise umunezero. Haleluya. Ibindi yari yikoreye, ibindi yatekerezaga, imiruho yose abisiga imbere ya Yesu, ajya kubwira abantu kugira neza kwa Yesu. Yesu ashimwe cyane. Shuti mukundwa, umva nagira ngo nkubwire yuko iyo nyota wumva buri munsi ubanza ugaburira, erega murabizi turababwiriza, mukatubwira ngo reka mbanze. Nta kintu ushobora kubanza kurangiza ngo ubone kwakira Yesu, kuko Yesu niwe ushaka kukirangiza muri wowe. Niba ari iyo nyota y'abagore uri umugabo, Yesu niwe ushaka kuyirangiza. Niba ari inyota y'inzoga, Yesu niwe uri buyirangize. Niba ari inyota y'itabi, Yesu niwe uri buyirangize nahagera. Ariko reka kuvuga ngo reka mbanze. Nta kintu ushobora kubanza gukora kugira ngo ubone hari wenda yaba ari we Mesiya twabwiwe. Haleluya. Ndakubwira ngo shuti mukundwa, uzakomeza kugira inyota. Yaravuze ngo umuntu wese unywa aya mazi. Mbese uranywa yahe mazi? Ntabwo tuvuga Inyange, ntabwo tuvuga Nili, ntabwo tuvuga kandi, turavuga ubuzima ubayemo. Uranywa yahe mazi? Amazi unywa buri munsi uzi ngo azakumara inyota ni ayahe? Nayo gukunda amafaranga, nayo gukunda abagabo, nayo gukunda abagore, nayo gukunda ibitari ibyawe, nayo kugira gute, nayo gukunda ibyuzuye mu isi byose. Ayo mazi uzongera kugira inyota, uzakomeza kugira inyota.
ayo ntabwo amara inyota, amafaranga ntamara inyota, ubutunzi ntibumara inyota. Tubonye umwami Salomo wirundanyirijeho ibi bintu byose, asoza avuze ngo ye baba we, ngo nabonye imiruho yose narushye nsanga naragowe n'ubusa, byose ni ubusa, nsanga ntacyo byamariye, nsanga nta nyungu irimo. Nyamara narizi ngo nijye wunguka, nyamara narizi ngo nijye ugiye kugira izina ryogenda utabami bose, ariko nta nyungu irimo, ntabwo bimara inyota. Uranywa yahe mazi? Niki kikuraje ku ijoro? Yesu ashimwe cyane. Niki kiguhangayikishije? Na yahe mazi? Andi mazi yose rega nibiziba, amazi yo mu isi yose nibiziba, keretse amazi Yesu atanga yonyine niyo amara inyota. Haleluya. Niyo atanga amahoro yo mu mutima, niyo aguha kunyurwa, niyo aguha kubohoka. Amazi Yesu atanga niyo aguha umunezero w'iteka. Ariko uyu mwami Salomo yashoje nta munezero, kandi yagombaga gusoreza mu munezero mwinshi. Ntacyo atagerageje, ubutunzi bwose yaragerageje, agera no ku bagore, byose yaragerageje, ashaka kumara inyota yo mu buzima. Inyota yanga gushira. Yesu ashimwe cyane. None ndakubwira ngo shuti mwene data, niba nawe iyo nyota wageragerezaga ahandi ukumva uti wenda ningera kuri iki nzanyurwa, kandi noneho reka nce mu nzira zishoboka n'izidashoboka, wenda irirari ryo ninsambana n'abantu bangahe nzashirira rizikuba. Unywa amazi azongera kugira inyota, usambana kenshi azongera gusambana kenshi kurushaho, unywa inzoga azongera kunywa nyinshi kurushaho. Haleluya. Ariko unywa amazi nzamuha, unywa amazi nzamuha, uwo ni Yesu avugana n'umusamariyakazi. Ariko unywa amazi nzamuha azashira inyota rwose, kuko ayo mazi azamuhindukira isoko idudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Ngwino kuri Yesu akumara inyota. Niba wari uri mu nzu y'Imana nawe ukaba ugenda utwarwa nka Salomo, garukira aho ngaho. Ntabwo iby'isi bimara inyota, wikwirushya muri byinshi, garukiraho, garuka ku mwami wawe. Niba ukiri hanze utari waza, reka mubwire, uzakomeza kugira iyo nyota, uzakomeza kurarikira iby'isi, uzakomeza kubona ibyiza bigezweho, uzakomeza guhagarika umutima. Ariko ngwino kuri Yesu akumara iyo nyota, kandi aguhindukira isoko idudubiza kugeza mu bugingo bw'iteka. Imana iguha umugisha, Imana ikugire neza. Uza kuri Yesu kugira ngo akumare inyota. Karibu pastor, komereza ngo Imana ikugire neza. Imana iguha umugisha pastor. Mu by'ukuri pastor tweretse abantu bari bafite inyota zitandukanye, yaba uriya mudamu ndetse yaba na Salomo. Avuga ati Salomo yakoze ibishoboka byose ngo ntacyo yiyimye pastor, ntacyo yiyimye pe na kimwe. Ariko asoza avuga ati nyamuneka byose ni ubusa nubwo byagenze gutyo. Rero byagenda gute? Ibyo wakwirukamo byose, ibyo wakenera byose, ibyo wajyamo byose bifite iherezo. Salomo we yabonye iherezo ryabyo, abona byose ari ubusa pastor. Yabonye byose ari ubusa. Ikintu rero twababwira uyu munsi nuko ikintu cyose kigira iherezo. Turakubwira rero ngo utazagira iherezo rivuga ngo byose ni ubusa. Ntacyo byamaze, ntacyo byamariye, wenda iyo ngiranye. Ariko Salomo we yashoje atanze inama, aravuga ngo byose ni ubusa ngo keretse kubaha Imana gusa. Nicyo cyifite umumaro. Yesu ashimwe cyane. Mu bice 12 yarabivuze. Aravuga ngo ibindi byose ntacyo bimaze, iby'ubwenge byose, iby'iki byose. Asoza avuga ngo igifite umumaro ni kimwe cyonyine, ni ukubaha Imana. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbaza. Rero reka dukomeze pastor, usomere ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 7, usomere ku murongo wa 10 wa 37 38. Reka dusome izina rya Yesu. Aravuga ngo nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru ari wo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati umuntu nagira inyota azahondi anywe. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Nk'uko ibyanditswe bivuga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya.
Yesu agenda ari kumwe n'abigishwa be nk'uko yagendaga yigisha buri munsi ku wundi. Arangije aravuga ati inyota irembeje abantu, inyota y'ibyaha irembeje abantu. Ariko arangije aravuga ati ufite inyota wese naze anywe. Yesu ashimwe cyane. Dore inkuru nziza rero tubazaniye bene data. Ufite iyo nyota pastor yavugaga, inyota zitandukanye. Ufite inyota y'ubusambanyi, nawe ngwino kuri Yesu unywa amazi akumara iyo nyota. Yesu ashimwe cyane. Ufite ubujura nk'uko yabivugaga, nawe ngwino kuri Yesu afite amazi amara iyo nyota. Yesu ashimwe cyane. Iyo umara kwakira Yesu muri wowe, ibintu birasobanuka pastor. Ujya kumva ibyo washakaga. Njye mfite anko wanjye yanywaga ku nzoga pastor. Noneho ngakajya yumva ari ibintu byiza, akagira mukuru we akijijwe. Noneho yageza kumusura akamubwira ati nta tabi mu nzu yanjye, nta nzoga. Noneho yaramurebaga akabona ngo ni umuntu ukabya w'ibikabyo byinshi, akumva rwose ibyo amubwira ntago bibaho. Noneho rimwe aza guhura na Yesu arakizwa. Tuje gukubitana arambwira ati mwabantu, ati abantu bahuye n'ibibazo, ati namaze gukizwa nkajya ntekereza nkavuga ngo ubu koko Mana ni njyewe wanywaga inzoga bambwira nkumva barambangamiye, ni njyewe wanywaga itabi nkumva ndakora ibintu bigezweho. Akambwira ati iyo mbitekereje mu mutima wanjye ngira isoni, nkumva yaba byakundaga hakaba hari umuntu utarambonye. Yesu ashimwe cyane. Ashaka gusubirayo kubisiba. Kubera iki? Yamurikiwe n'umucyo, abona ibyo yahaga agaciro ntago ari byo by'agaciro. Yesu ashimwe cyane. Amen. Noneho Yesu arahagarara avuga ati ufite inyota. Iki gitondo natwe turatangaza bene data, ufite inyota wese naze kuri Yesu. Ibyakuremereye byaguteye inyota yanze gushira, ngwino kuri Yesu, bizane kuri Yesu akumara iyo nyota. Twaje kukubwira ko Yesu wenyine ari umara iyo nyota. Twaje kukwereka aho umuturi, twaje kukwereka inzira, twaje kukwereka aho ushobora gukirira ibyo byakubujije amahoro. Arangije Yesu aravuga ati ufite inyota, umuntu wese ufite inyota naza hondi. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ati azanywa amazi y'ubugingo, kugeza aho aya mazi y'ubugingo azaba adudubiza muri we ahinduka isoko. Yesu ashimwe cyane. Nukuvuga ngo ya soko y'ibibi izakama muri wowe, isoko y'icyaha izakama numara guhura na Yesu. None isoko y'amazi y'ubugingo, amazi abeshaho, amazi atanga ubuzima, amazi atanga umunezero Yesu atanga, azadudubiza muri wowe. Ya soko y'ibibi izashira muri wowe. Yesu ashimwe cyane. Umugezi ni ikintu kidakama. Yesu ashimwe cyane. Yesu aravuga ngo umugezi y'amazi y'ubugingo izahora idudubiza kugeza ku bugingo buhoraho, kugeza tugeze kwa data. Yesu ashimwe cyane. Bene data, turabwira inkuru nziza y'ubutumwa bwiza bw'umwami wacu. Turabwira ngo muze kuri Yesu. Iyo nyota yakurembeje izashira, iyo nyota y'ibyaha izashira, iyo nyota y'ikibi izashira, iyo nyota y'ubugome izashira, iyo nyota y'ibindi byose bibi bikuremereye mu mutima izashira. Amina. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro cyane. Turavuga ngo ngwino kuri Yesu akumare iyo nyota akugirire neza. Pastor, reka dukomeze tujye muri Yesaya ibice 55. Twongere twumve icyo Yesu avuga kuri iyi nyota, hanyuma tukurangira umuti, tugusengera uze kuri Yesu. Tukurangira umuti rwose. Erega inyota irabazengereje. 55. Murongo wa mbere. Teze kwa kabiri. Yemwe abafite inyota nimuze ku mazi. Kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata,
mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Ni iki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari ibyo kurya nyakuri? Ni iki gituma mukorera ibidahaza? Mugira umwete wo kunyumvira, mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Amina. Amen, amen. Amen. Yesu ashimwe cyane bene data. Amina. Hano usomye ku mutwe w'ijambo uravuga ngo agakiza k'ubuntu gaturuka ku Mana. Imana yonyine. Twaje kubabwira agakiza k'ubuntu utazatangaho amafaranga. Nyamara uragenda biriya byose ugura bitakufitiye akamaro ukabigura ku mafaranga. Ariko uyu munsi tubazaniye inkuru nziza y'ubutumwa bwiza bw'umwami bubabwira ngo nimuze mwakire agakiza mubohoke ku muntu. Nta bitambo bikwaka, nta nka bikwaka, nta hene n'inkoko y'umweru bikwaka. Yesu ashimwe cyane. Abandi uragenda akagutegeka akanagukanga ati nutabona ibi ngibi nubaho, ukabishakira kubibura no kutabibona, ukabishakira ahantu hose hashoboka. Ariko icyiza cya Yesu aravuga ngo mwese abafite nimuze munywe ku buntu. Yesu ashimwe cyane. Hano muri Yesaya haravuze ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi. Yesu ashimwe cyane. Kandi afite ifeza nawe naze nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata, mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Imana iguha umugisha. Yesu ashimwe cyane. Nimuze bene data, turababwira ngo Yesu arimo arabakira, arahamagara, aratanga itangazo ngo nimuze. Nta biguzi byanyu ntabyo mwabona mugura agakiza. Nimuze mwakire Yesu, nimuze mukizwe, nimuze abahe umugisha, nimuze abahe amahoro, nimuze abanezeze. Ibyo mwaburiye muri iyi si murabibona muri Yesu. Nta munezero ushobora kubona uri mu by'isi udafite Yesu. Yesu ashimwe cyane. Igihe cyanjye iyo nyikoresha gutya, igihe cyanjye iyo bigenda gutya. Yesu ashimwe cyane. Turavugana namwe rero bene data, muze mwakire ijambo ry'Imana, muze kuri Yesu mushire iyo nyota, mushire iyo nyota y'ibyaha, mushire iyo nyota yo gukiranirwa, mushire iyo nyota ibababaza, bihora bibababaza mu mutima. Wiherereye ugatekereza ukumva warahombeje umuryango, ariko kandi ukananirwa no kureka kuwuhombya. Ugakomeza ukavuga uti Mana yanjye ibi bintu noneho sinzongera. None se ugira ngo kuvuga ngo ntuzongera byonyine birahagije? Ukeneye imbaraga za Yesu, ukeneye ko Yesu yinjira muri wowe, ni we wenyine ukamya iyo nyota. Yesu ashimwe cyane. Ni we ukamya iyo nyota, ni we uyimara muri wowe, hanyuma agashyiramo amazi y'ubugingo, ibinezeza, iby'amahoro, iby'ibyishimo, akaba ari byo biba mu mutima wawe. Turavuga rero ngo nimuze, turavuga ngo nimuze mwakire Yesu, turakugira inama, turakuyobora aho ukwiriye kujya ukamwakira, turakuyobora inzira nyakuri itazatuma uyoba, itazatuma ugwa, itazatuma upfa ufiriye mu byaha, inzira yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza akakugirira neza. Reka dusengane nawe mwene data. Yesu aravuze ngo mu byanditswe ngo nimuze udafite ifeza n'izahabu nawaze, kandi aravuga ngo nimuze munywe ku buntu. Reka rero tubasengere kugira ngo mwakire Yesu, Imana ibagirire neza. Data mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro kandi turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Tumaze kubona ko ari wowe umara inyota, turasenze mu izina rya Yesu. Umutima w'umuntu wese wari ufite inyota y'icyaha, turasenze mwami w'abantu kugira ngo wishiremo, ukamye iyo nyota y'icyaha, ukamye iyo nyota y'umubabaro, ukamye iyo nyota y'agahinda, ukamye iyo nyota y'indwara, ukamye iyo nyota y'ikibi cyose mu buzima bw'umuntu waremye. Mu izina rya Yesu
dutangaje ubuzima, dutangaje amahoro, dutangaje kugubwa neza, dutangaje gukira indwara mu izina rya Yesu. Data turasenze ngo imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bibe mu mitima y'abumva ijambo ryawe, bibe mu mitima y'abana bawe, bagubwe neza babone ukuboko kwawe. Ushimwe kandi ushyirwe hejuru, tuguhaye icyubahiro kubwira ijambo mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Amen. Mana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Turavuga ngo mugire umunsi mwiza, mugire umunsi w'umugisha. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha.